Ndabasuje mwese bankurikira n'abateze amatwi Snowden TV show, abantu bakunda ibiganiro byacu mu by'ukuri mboneye kubasuhuza. Niburi iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, iburengerazuba, mu by'ukuri menya ko rwose hano wahageze ni kuri Snowden TV show. Tukaba tubaha amakuru atandukanye kuri business, ubuhinzi n'ubworozi, imyidagaduro ndetse n'igice cy'ubuzima. Uyu munsi rero mu by'ukuri ngarutse n'inkuru mu by'ukuri ziri trending, inkuru iri gucicikana hirya no hino ku isi mu by'ukuri, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho RIB yamaze guta muri yombi mu by'ukuri abarimo Professeur Emile Bienveni. Mu by'ukuri uyu akaba ari umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzanenge bw'imiti n'ibiribwa FDA. Mu by'ukuri amakuru twabwira ni uko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abantu 18 barimo Professeur Emile Bienveni, umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzanenge bw'imiti mu by'ukuri n'ibiribwa Food Drugs Authority, mu by'ukuri kizwi nka FDA. Ikindi mu by'ukuri rero nuko Professeur Emile Bienveni ari mu bantu mu by'ukuri RIB yerekanye kuri uyu wa 13 Kanama 2026. Aberekanye bose bakaba ari abayobozi ba leta mu by'ukuri barimo 10 bakorera muri Rwanda FDA. Ikindi mu by'ukuri cyerekanye nuko herekanywe mu by'ukuri abandi bantu 10 mu by'ukuri bo muri Rwanda FDA, mu by'ukuri barimo mu by'ukuri Dr. Ngirumugabo Eric ukuriye ishami ry'ibiribwa, hakabamo mu by'ukuri Nyamwasa uyobora ishami rishinzwe ubugenzuzi. Ikindi mu by'ukuri nuko harimo kandi Christian Namahoro, inzobere mu gutanga impushya ku bigo bikora ibiribwa mu by'ukuri. Ikindi hakabamo na Muhimpundu Alice, akaba ari inzobere mu kugenzura mu bugenzuzi mu by'ukuri bw'ububiko n'ibicuruzwa cyangwa se ibiribwa. Mu bandi barimo mu by'ukuri harimo uwitwa Kangabe Benita, akaba ari inzobere mu mutekano w'ibiribwa no gukurikirana imikoreshereze n'umutekano wabyo. Harimo kandi Nigena Claudine, akaba ari inzobere mu bugenzuzi mu by'ukuri bw'ububiko bw'ibicuruzwa, ni ukuvuga ngo ibiribwa. Kamonda yishimiye inzobere mu gukurikirana imiti y'abantu nyuma yo kujya ku isoko. Ikindi nuko mu by'ukuri harimo n'uwitwa Nizeyimana Janvier, inzobere mu by'ubwubatsi bw'inganda zitunganya ibiribwa. So rero nuko umuvugizi wa RIB mu by'ukuri Murangira BTL yavuze ko mu by'ukuri kuva ku itariki 20 Nyakanga 2026 hamaze gutabwa muri yombi abantu 104 bakujyanye ibikorwa bifitanye isano no gutunganya ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Mu by'ukuri muri 97 bakaba barakorewe dosiye ndetse zishyikirizwa ubushinjacyaha. Mu by'ukuri rero Murangira akaba yavuze ko iperereza ry'ibanze ryakagaje ko hari ibinyobwa mu by'ukuri hari ibyangombwa mu by'ukuri yagiye atanga adashingiye ku myanzuro mu by'ukuri ku kanama ka tekinike kazwi nka International Technical Licensing Committee. Ikindi kandi mu by'ukuri nuko Murangira BTL yavuze ko mu by'ukuri mu makuru bari basanzwe bafite mu by'ukuri bazi neza ko mu by'ukuri kariya kanama ariko kagena imyanzuro kandi ko ariko yakombye kuba ashingiraho. Yatanze urugero ku bugenzuzi bwakozwe ku ruganda rukora ibinyobwa bisembuye, hasangwamo mu by'ukuri imashini ikamura umutobe ifite ingese nyinshi. Ngana bibaze. Ikindi kandi Murangira yakomeje avuga ko mu by'ukuri ari ikintu giteye ubwoba mu by'ukuri utareka biza kurangira urwo ruganda mu by'ukuri rwahawe ibyangombwa kandi noneho icyemezo cyo gutanga ibyangombwa kidashingiye ku mwanzuro y'akanama ka tekinike. Mu by'ukuri rero iperereza ryagaragaje ko ku itariki ya 23 Mata 2026 umuyobozi mukuru wa FDA yatanze ibyangombwa mu by'ukuri cyitwa FBO Food Business Operation License, ihabwa umuntu wujuje ibyangombwa bitatu. So ikindi rero ku itariki ya 19 Gicurasi mu by'ukuri ako kanama kasumye raporo y'ubugenzuzi bemeza ko uru ruganda rutahabwa iki cyangombwa, ariko byumvikane ko mu by'ukuri basuzumye ibyangombwa
babisuzumye mu by'ukuri icyangombwa cyaramaze gutangwa. So twari turi muri rero muri FDA mu by'ukuri no muri RSB mu by'ukuri naho hari abafunzwe. So mu bantu rero RIB yerekanye harimo abakozi ba RSB bashinzwe gutanga ibyangombwa bitandukanye bakekwaho ibyaha binyuranye. Abo ni Mporanzi Samuel, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi n'ubuziranenge ku rwego rw'igihugu, Kanyange Cecile, umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi n'ubuziranenge bw'ibicuruzwa, Kabanda Eric akaba ari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutanga impamyabushobozi z'ubuziranenge bwa systeme. Hari kandi abayobozi batatu bo muri RSB bakurikiranyweho icyaha gishingiye ku gutanga icyangombwa cya S-Mark mu by'ukuri gihamya ko igicuruzwa cyujuje ubuziranenge, aho mu by'ukuri bagihaye ibigo birenga 18 mu by'ukuri, kandi ibyo bicuruzwa bitujuje ubwo buziranenge. Ibyangombwa bisabwa na Rwanda FDA. Murangiatsi ikindi mu by'ukuri nuko yavuze ko ubusanzwe kugira ngo S-Mark itangwe na RSB, umucuruzi cyangwa uruganda rubanza kubisaba hanyuma hakarebwa niba mu by'ukuri igicuruzwa cyujuje ibisabwa na Rwanda FDA ari bwo mu by'ukuri gihabwa icyangombwa. Yavuze ko mu by'ukuri mu magambo yavuze ati twasanze mu by'ukuri nk'ikinyobwa runaka gifite S-Mark, ariko wajya kureba muri bya byangombwa bya Rwanda FDA ugasanga nta kimwe gifite. Ni ibintu byateye mu by'ukuri icyo kinini, kuko ari byo byabaye nyirabayazana w'aka kavuyo ko kubona ibicuruzwa ku isoko bitujuje ubuziranenge. Ikindi ko mu by'ukuri Murangiatsi mu by'ukuri yasobanuye ko abayobozi bo mu nzego z'ubugenzuzi mu by'ukuri n'ubwuziranenge batoye muri yombi mu by'ukuri bahuriye ku cyaha cyo gukoresha ububasha bafite mu nyungu bwite, ndetse bamwe no kudakora ibitegetswe mu nyungu zabo bwite, kuko ubusanzwe abakozi bashinzwe ubugenzuzi bw'ubuziranenge bemerewe gutanga ibicuruzwa batemerewe mu by'ukuri gutanga ibyangombwa ku bicuruza bitujuje ibisabwa. Mu by'ukuri ibi rero byabaye ni nyuma y'uko mu Rwanda hafunzwe inganda zirenga 150 zakoze ibinyobwa bisembuye bitujuje ubuziranenge. Aya makuru twari tubafite mu by'ukuri nuko nyine RIB yamaze guta muri yombi mu by'ukuri umuyobozi wa Rwanda FDA mu by'ukuri ariwe Emile Bienveni. Aya makuru ndetse n'ayandi yose mu by'ukuri mwati kuri gahoma y'ibyizigo na Snowden TV show, mbabwira ngo niba bwamugeze kuri na YouTube channel, please kora subscribe kandi nzogera utere comment mu by'ukuri utubwire indi ngingo twazabagezaho. So Snowden TV show turi ku bwanyu, mwakoze cyane. Thanks for watching, bye bye.